gukomera n'ukwawe Mana we, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Gukomera n'ukwawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Isiyoni ntiyazinjira abanduye imitima n'abatizera Yesu uw'Imana yaduhaye. Isiyoni ntiyazinjira abanduye imitima n'abatizera Yesu uw'Imana yaduhaye. Isiyoni ntiyazinjira abanduye imitima n'abatizera Yesu uw'Imana yaduhaye. Himbazwe Yesu. Isiyoni ntiyazinjira abanduye imitima n'abatizera Yesu uw'Imana yaduhaye. Isiyoni ntiyazinjira abanduye imitima n'abatizera Yesu uw'Imana yaduhaye. Isiyoni ntiyazinjira abanduye imitima n'abatizera Yesu uw'Imana yaduhaye. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha.
tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Tuzaririmba indirimbo tubonye umwana w'Imana, zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Zimwe twaririmba mu isi tumaze kunesha. Ucoka n'umuco n'umwana w'intama, umusumwe zawinjiramo. Haleluya, haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, haleluya, zijera mu murwa. Haleluya, haleluya, ndi hafi kujayo. Umusumwe zawinjiramo. Haleluya, haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, zijera mu murwa. Haleluya, haleluya, ndi hafi kujayo. Umusumwe zawinjiramo. Amarira, amarira muri uwo murwa, ntamurugumbayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo. Umusumwe zawinjiramo. Haleluya, haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, haleluya, ndi hafi kujayo. Haleluya, haleluya, ndi hafi kujayo. Umusumwe zawinjiramo. Amarira, amarira muri uwo murwa, ntamurugumbayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo. Umusumwe zawinjiramo. Haleluya, haleluya, nuzuye ibyishimo. Haleluya, zinjira mu murwa. Haleluya, haleluya, ndi hafi kujayo. Umusumwe zawinjiramo. Abazaja muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umusumwe zawinjiramo. Haleluya, haleluya, nta gushidikanya, ijuru hari umunezero. Haleluya, nta n'umubabaro uba mw'ijuru, niringiye kuzinjirayo. Abazaja muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umusumwe zawinjiramo. Haleluya, haleluya, nta gushidikanya, mw'ijuru hari umunezero, nta n'umubabaro uba mw'ijuru, niringiye kuzinjirayo. Haleluya, haleluya, nta gushidikanya, mw'ijuru hari umunezero, nta n'umubabaro uba mw'ijuru, niringiye kuzinjiramo. Semeni amen. Mureke dufatikanye tube nk'abaririmba twese. Sifa kwa Mungu. Ikintu cyatuzanye hano no guherekeza, si ukwicara gusa, si kuganira. Mureke tubuze umuti. Siko kwiza baba. Turimba igitero kimwe nitumara Pasteur abandanye. Cyagitondo kiza kizarasa, ijima n'urupfu bitabwe mu nyanja, tambagizwe kwa rurengogwera, maze ibirimo byose bizamaziteka. Cyagitondo kiza kizarasa, ijima n'urupfu bitabwe mu nyanja, tambagizwe kwa rurengogwera, maze ibirimo byose bizamaziteka. Igihe ntacyo we, igihe cyo kuba kw'isi kirarangiye, usi wo gutaha uri bugufi. Igihe ntacyo we, igihe cyo kuba kw'isi kirarangiye, usi wo
gutaha uri bugufi abwira isi tinga urabeho gira umubiri tinga urabeho mubiri we tinga urabeho nshuti yaje gusenga nawe urabeho zabwira isi tinga urabeho gira umubiri tinga urabeho mubiri we tinga urabeho nshuti yaje gusenga nawe urabeho haleluya zabwira isi tinga urabeho gira umubiri tinga urabeho mubiri we tinga urabeho nshuti yaje gusenga nawe urabeho gihe cyo kuba mwese birarangiye si wo gutaha uri bugufi gihe nacyo gihe cyo kuba mwese birarangiye si wo gutaha uri bugufi. barakoze abaririmbyi bacu Imana ibamugisha agumaho hafi utuzamuriho bukeya nizere ko abandi bantu tukirize bakiri inyuma dusoma ijambo ry'Imana ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 2 ariho duhagarara tubakire turangiza dukora imihango tube turasoje kugira ngo tuje mu zindi gahunda zikurikira. Ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 2 haravuze ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Amen. Tutangiye tubambure, twongeye kubihanganisha, mwihangane dukomeze dukomere kubura urugingo rumwe muri twe. Nihanganishije abantu bose rusange ari abari hano n'abaha bakurikirana kuri bijuma, nshuti za ngunda, abavukanyi, ababyeyi, mwihangane Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ngunda tuzamusanga tubanjirije. Nihanganishije turabujumbura mwese kubura umuntu twari dusangiye. Nihanganishije itorero, mwihangane Imana ibakomeze. Abantu bose mwihangane. Rero twongeye kubashimira no kubakira hano muri kino kibanza. Biragoye, ibintu byose tuba turimo turabizi. Abantu mwese muri aha bigoye mwagiza kigoro mukaza kudufata mu mugongo mukaduherekeza, mwegere hano. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Twakiriye abashumba turi kumwe, ndababona ba bishop, abarefera, abapasteri n'abandi bayobozi bo mu matorero batandukanye. Mwegere Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Rero nizere ko nawe tutakiriye nta mpamvu zo kubahagurutsa hano. Ndakira abaririmbyi bacu baba badufasha. Imana ibamugisha. Ndavuga ibintu bike twite dukurikizaho izindi gahunda zikurikira. Ndagira mbabwire ibintu bigera kuri 4 umunyamwuka azasinzira hano twamuzana. Nutwo tuntu simbusigura 4 soze ibintu 4 umunyamwuka azasinzira. Nimba uri umunyamwuka warizeye witegure kuzabisinzira. Nimba utari umunyamwuka ntabwo uzasinzira. Uyu musore wacu Ngunda yari umunyamwuka ku rwego rutangaje. Ikintu cya mbere umunyamwuka azasinzirana amahoro yo mu mutima. Tuzamura ibiganza byacu nimuvuge ngo haleluya cyane. Iyo umunyamwuka usinzirana amahoro yo mu mutima, uyu musore wacu yayagiraga bisanzwe. Tugiye kumushyira muri iyi nzu ye arayasinziranye. Nababwiye kare hariya ngo iyo umuntu apfuye nibwo batangiye urugendo rwo kubaho. Ariko twebwe kubaho iyo umuntu avutse tubona ko agiye kubaho. Ariko nagira mbabwire ngo iyo apfuye niwaza abayiteka gusumba iyo avutse.
rero uyu munyamuka usinzirana amahoro yo mu mutima. Icya kabiri, iyo umuntu apfuye asinzirana icyizere cyo kuzongera guhaguruka hano mu mva. Tuzamura ibiganza nimuvuge ngo haleluya. Aha nari kubavuga ngatinda bavandi, murabona izi mva zose muhamurangiza hano n'izindi ziriya kure tutarangiza. Abanyamwuka hari igitondo imbandi izavuga nuko bidashoboka ngo Imana izahaduhagarike hano turebe, amaze muri kundu turagurutsa aya makaro tunayagurukana. Mwene data nkunda twamuherekeje yari umunyamuka, hari igitondo azahagurukana aya makaro. Twokwikiriza amen. Tuzahaguruka muri izi mva, ntabwo tuzahatura ibihe byose. Abanyamuka tuzadusinzirana icyizere cyo kuzabadukana zino. Amen. Icya gatatu, dusinzirana umurage. Hari umurage Imana yaduhaye dusinziranya aha, kandi twiteze no kuzaraga ubundi mu bwami bw'Imana. Icya nyuma, umuntu asinzirana, umuntu apfa uko yakoze icyo Imana imushakaho, iyo agisoje arasinzira. Icyo Imana yashakagaho nkunda no gukiranuka no gukora ibyo gukiranuka, yabisoje nkunda. Rero amaze kubisoza yasinziriye. Ariko icyo tubabwiye, hari igitondo kimwe Imana izavuga agahagurukana yimva akaja mu ijuru. Abapfuye bacu bumva bazazuka bumva. Hari bamwe bazakangukira ngo ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni. Ndakwifuriza kuzakangukira ubugingo buhoraho, tukabe muri cyo cya kabiri izakangukira gukorwa n'isoni. Mwakira ijambo ry'Imana. Turasoje, reka nanone ntumire ya Bishop Ushikama aze asengere iyi nzu tugiye gushiramwo umuvandimwe agiye kubaho, azarindiramo kugaruka kwa Yesu. Karibu gusenga, hanyuma turite dukomeza izindi gahunda. Mana byiringiro bihoraho, Imana nyiribihe, Imana nyirimbaraga, Imana yambaye ubwiza n'icubahiro, byiringiro bidakoze isoni, uruhukiro bw'imitima yacu. Ijambo ryawe riravuga ngo mu bibaho byose tuze dushima izina ryawe ryera, mu byago no mu makuba niwe humure ryacu. Turasengeye iyi nzu umuvandimwe agiye kuryamamwo, agiye kuruhukiramo igihe gitoya, ubwo uzaza kwima ingoma yawe y'amahoro, ubwo impanda izavugira mu ijuru. Abera bose basinziranye ibyiringiro bagakangukira ubugingo buhoraho, ubwo tuzabona umuvandimwe twishimane kwima ingoma y'ubwami budashira. Data, turasaba ngo uhumurize imiryango yose, turasaba uhumurize imitima yose, ishengero n'imiryango aho aya makuru yageze hose. Ubabere ihumure, ubane natwe, utubere byose, uturememwo ibyiringiro bifite ubugingo. Mu izina rya Yesu tubisenze tubyizeye iteka ryose, amen. Arakoze umushumba. Reka dusabe umunyamuryango ufite umwirondoro kugira ngo nanone tumushire muri iyi nzu ye. Abantu bamwumviseho buke, nubwo basaba kubikorera ruguru, ariko bazi hano batugirire ku ncamake kugira ngo dushire umuntu mu nzu ye, abantu babaye ngabumva. Bujumbura, tariki 23 z'ukwa gatanu umwaka wa 2026. Umwirondoro wa marehemu. Amazina: marehemu yitwaga Nkunda Tabazi, yavutse tariki 28 z'ukwa kabiri umwaka wa 2004 ku Irango mu Bijombo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ababyeyi be: ise yitwa Elia Rutaha wo mu muryango w'Abayashunga mu Ntwari, nyina yitwa Nyakirindo Nyantore wo mu muryango w'Abasita. Ubuzima bwa marehemu: marehemu yize amashuri abanza kuri EP Mugeti, aho niho yafatiye certificat y'umwaka wa 6. Amashuri yisumbuye
yayize kuri Institut La Solution, yarageze mu mwaka wa 4. Ubuzima bwa gikristo. Marehemu n'umwana wavukiye mu muryango w'abakristo, yabatijwe mu mazi menshi mu itorero rya Kanani Bujumbura hari mu mwaka wa 2023. Imirimo yakoreye itorero. Nyakwigendera yaragandukaga muri byose, yatangaga amasadaka uko ubushobozi bwe bwanganaga. Yari umuririmbyi muri korali kandi yari umuyumbe wakundaga gutambira Imana cyangwa se icyo bita igisirimba byamurangaga. Nyakwigendera yari umwitonzi, yavugaga make kandi yaragandukaga muri byose, yarangwaga n'ubwenge kandi butuje. Intandaro y'urupfu rwe. Marehemu ntiyarwaye igihe kirekire, yafashwe ataka mu nda, umujyana ku bitaro kumutakura by'ibyakunda. Uko yahabwa transfert aja muri maison medicale. Ntabwo yatinze cyane kuko bitakunze, bahita bamwunguruza bamujana muri Polisebe. Abaganga nabo baragerageza gukora ibishoboka ariko ntibizakunda. Habaye kuwa 3 tariki 20 z'ukwa 5 mu mwaka wa 2026 saa 5:23 nibwo Nyakwigendera yarangije ubuzima bwe bwo kuba hano mu isi. Marehemu arangije ari mu kigero cy'imyaka 22. Tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Reka tuve hasi twongere tumwibuke umuntu. Murakoze. Reka sabe nanone bashumba bakomeze bigire hino, dusabe abadufasha gushira umubiri wa Nyakwigendera mu nzu ye. Abaririmbyi bacu badufashe akaririmbo gato barabisoje, hanyuma bashumba bigire hino. Kuri wa munsi tuzazurwaho, Yesu azaduha imibiri, kurira no kuburo ntabwo biza. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. 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 Nahuye n'umugenga w'ibihe, Yesu taburukwa bigeza, avuga rimwe byose biremera, none igikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenga w'ibihe, Yesu taburukwa bigeza, avuga rimwe byose biremera, none igikombe cyanjye kirasesekaye. Gikombe cyanjye
kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigenza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigezayo, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigeza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigeza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigenza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigeza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigeza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigeza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Oh, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye, gikombe cyanjye kirasesekaye. Nahuye n'umugenda w'ibihe, Yesu utabura uko abigenza, avuga rimwe byose biremera. None igikombe cyanjye kirasesekaye.
ry'imva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze himbazwe Yesu imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze himbazwe Yesu imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvisaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze